Igitondo cyiza kuri mwese, tugeze saa 12 z'igitondo. Imana yigisha Mose gukora ibitangaza ihindura inkoni inzoka. Ubwo tugeze ku gitabo cyo Kuva igice cya 4 umurongo wa mbere, Mose arayisubiza ati ariko ntibazanyemera ntibazanyumvira kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye. Umurongo wa kabiri, Uwiteka aramubaza ati icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati ni inkoni. Umurongo wa gatatu aramubwira ati yijugunye hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka, Mose arayihunga. Umurongo wa kane, Uwiteka aramubwira ati rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera ibinkoni mu ntoki ze. Umurongo wa gatanu, Uwiteka ati no kugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana y'abasekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Umurongo wa gatandatu, kandi Uwiteka aramubwira ati ishyira ikiganza mu gituza. Yishyira ikiganza mu gituza, agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe cyera nka shelegi. Umurongo wa karindwi aramubwira ati kisubiza mu gituza. Akisubiza mu gituza, agikuyemo kiza gihwanye n'undi mubiri wose. Umurongo wa munane, Uwiteka ati kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemera icya kabiri. Umurongo wa cyenda, kandi nibaramuka batamejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvira amagambo yawe, uzavoma amazi yo mu ruzi uyasuke imusozi. Ayo mazi uvomye mu ruzi azahindukira amaraso imusozi. Umurongo wa 10, Mose abwira Uwiteka ati mwami na mbere sindi ntyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. 11, Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha? Sinjye Uwiteka ubikora. 12, nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo uvuga. 13, aramusubiza ati mwami ndakwinginze tumushaka gutuma. 14, Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati Aroni mwene se Umulewi ntahari, nzi yuko ari ntyoza kandi aje kugusanganira, nakubona azishimira mu mutima we. 15, nawe uzajya uhora umubwira ushyira amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigisha ibyo mukora. 16, kandi azajya kubwirira abantu, azakubere akanwa nawe uzamubereye nk'Imana. 17, kandi uzajye witwaza iyo nkoni niyo uzakoresha bya bimenyetso. Mose ajya muri Egiputa akeba umwana we. 18, Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe, aramubwira ati ndakwinginze reka nsubire muri bene wacu bari muri Egiputa, menye yuko bakiriho. Yetiro asubiza Mose ati genda amahoro. 19, Uwiteka abwirira Mose i Midiyani ati genda usubire muri Egiputa, kuko abantu bose bashakaga kukwica bapfuye. 20, Mose ajyana n'umugore we n'abana be, abashyira ku ndogobe, asubira mu gihugu cya Egiputa kandi yitwaza ya nkoni y'Imana. 21, Uwiteka abwira Mose ati nusubira muri Egiputa ntuzabure gukorera imbere ya Farawo ibitangaza byose nguhaye gukora, ariko nzanangira umutima we ntazareka abantu bagenda. 22, kandi uzabwire Farawo ati Uwiteka aravuze ati ubwoko bw'Abisirayeli n'umwana wanjye w'imfura. 23, kandi narakubwiye nti rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko wanze kumurekura, nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. 24, bukeye ari mu rugendo, Uwiteka amusanga mu ndaro yarayemo ashaka kumwica. 25, maze Zipora yenda isarabwayi akeba umunwa w'icyo umwana we yambariye, awujugunya imbere ya Mose, aramubwira ati nukuri umbereye umukwe uvusha amaraso. 26, Uwiteka aramureka, maze Zipora aramubwira ati uri umukwe uvusha amaraso, gukeba abana niko nkwiriye ntyo. 27, Uwiteka abwira Aroni ati jya mu butayu usanganireyo Mose. Aragenda amusanganirira ku musozi w'Imana aramusoma. 28, Mose abwira Aroni amagambo Uwiteka yamutumye yose n'ibimenyetso byose yamutegetse gukora. Mose na Aroni baragenda bateranya abakuru bose bo muri Isirayeli 30. Aroni ababwira amagambo yose Uwiteka yatumye Mose akorera bya bimenyetso imbere y'abantu. 31, abantu baremera, bumvise yuko Uwiteka yagendereye Abisirayeli akabona umubabaro wabo, barunama bikubita hasi. Iki gitabo ni cyo Kuva igice cya 4. Reka mabwire ngo reka dushyire imbere gukiranuka. Mugire umunsi mwiza, turabakunda.